n'ubwa mbere numva umutima wanjye ubohotse ku buryo noneho numva ngewe nasaba imbabazi Jihad ku byo namukoreye. Eke DJ Brian ndakwinginze wanyinnye utubwira kuko twarabyumvaga natwe agahinda karatwica Benda utumye numva yuko nanjye ubwanjye nayaca none batayibye uraduskaminze Benda. Hola my people, nizere yuko mumeze fresh. First of all ndagusuje cyane weho uri kuri telefone yawe unkurikiye, wowe uri kuri mudasobwa yawe, maybe kuri TV yawe, ndagusuhuje kabisa. Nizere yuko umeze neza. Ngira ngo yaribaye iminsi tutongera guhura mu biganiro nk'ibi ngibi, ako today I'm back. Ndagarutse kabisa, ngarukanye inkuru zishyushye, ngarukanye inkuru zimeze neza. Icyo ngusaba weho nta kindi ni ugukanda subscribe, icyo ngusaba nta kindi ni ugukora share, like, comment, ukajya ukanda no kukazogeranya muneka niba utaragakanze kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ni incuro imwe ukagakandaho ntibizakugora, bigusaba n'izindi incuro kugira ngo nanjye mba mari kubwawe, kugira ngo njye morandi standby nawe uri standby, dusharinge aya makuru, ubu bumenyi byose tubirebere hamwe. Nizere rero yuko umeze fresh aho uherereye hose mu Rwanda, aho waba uri hanze y'u Rwanda kuri ino saha cyangwa se indi saha, urabyumvira nyuma yuko na uploadinze kino kiganiro. Yendi fixe nk'ibisanzwe rero ninjye tugiye kubana muri kino kiganiro, nkaba ngwaye ikaze mu muryango mugari wa Watch Topic, nkaba ngwaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi, nkaba ngwaye ikaze muri kino kiganiro. Nizere yuko wowe unkurikiye rwose amaze gukanda subscribe, reka nongere mbisubiremo niba byaranagucitse, nyamureka ibuka ukandeho. Reka rero uyu munsi turebere hamwe ni inkuru ebyiri nshaka yuko tuganiraho. Ngira ngo niba ukoresha social media platform izaba arizo zose, nizere yuko niba ukurikira showbiz, niba ukurikira entertainment cyangwa se imyidagaduro, nango waba warayobewe amakuru ya General Benda, nango warayobewe amakuru ya General Benda kabisa, ubwo yari ari gupanga gusohora indirimbo. Uyu mubyinnyi akaba n'umunyamakuru, ubwo yari yinjiye mu ruhando rwa muzika cyangwa se muri iyo industry, yateguje indirimbo ye yise Repete. Twagiye tubona byinshi byamuvuzweho, twagiye tubona amarira ye menshi, ariko reka nere guhita mbigarukaho, turabigarukaho mu kanya gatoya. Reka nanone turebere hamwe indi ngingo turagarukaho ni kuri Yago Pondati nyiri Yago TV show, umunyamakuru akaba n'umuhanzi. Turarebera hamwe uko yasabye imbabazi abarimo Jihad, uko yasabye yuko yatizwa amaboko, yafashwa nabo yagiye agirana ibibazo nawe, byo turagenda tubirebaho, nabo batagiranye ibibazo se turebe ibi bintu nibyo sibyo, turebe ku mavideo abivugaho. Wayikaze nanone rero, reka tubirebere hamwe ubundi ngaruke gusesengurira akantu ku kandi. Ako Dumba uzi byinshi man, uzi byinshi gute ushaka ko mwinginga ngo banze promoting album gwe? Ubundi mwe kujya kwinginga ngabandera, ubundi mwe kujya kwinginga abantu nk'aba Sabe, ba Irene, ba Phil Peter, ba Lucky, abo ngabo ko nibo mwe kujya kwinginga mwamba bari. Reka n'ubuna nabingingire hano, nyabuneka ndakwinginze, this challenge banange ndashaka ko mu acceptinga. Eke DJ Brian ndakwinginze wanyinnye wanyinnye kweli. DJ mfite uburirimbo bwiza kuri album. DJs ndabinginze, aba DJs bo mu Rwanda ndabinginze, DJs come on, I need your support, I need your hand. MCs, big MCs in Kigali, Anita Pendo, MC Tino, musicians, talk about your post my album. Abanyamuziki nibo nagombye kwa ninginga, n'abanyamakuru ba Patikope ndabinginze, ba K John, abanyamakuru aba promoters banini, you talk about my music. Influencers ba Kemnike, ba Byukusenge, Byukavuba, bande aba DJs ba Byukusenge. Dear my brother Phil Peter, how are you doing? My name is Yago Pondati. I'm a musician all the way from Rwanda, East Africa. I beg you,
Support me through your TV shows, through your radio shows. Mr. Lucky, RBA, I beg you, you're my brother, you're my big brother. I beg you, promote my music, play my music, talk about my music. I beg. My brother Irene Murindahabi, Wagwan, how you doing, man? You're my big brother. Support me, man. Wow, support me, man. Isimbi Sabe, Murungi Sabe. I beg you, man. Talk about my music, write about my music. Mushyire ku Isimbi page, muvuge ko twasuye album y'indirimbo 18. I beg you. My guy Gerard Mbabazi on YouTube, Cheetah Magic. I beg you. We need. Nubwa mbere numva umutima wanjye ubohotse ku buryo noneho numva ngewe nasaba imbabazi Jihad kubyo namukoreye. Naje gusanga nta mpamvu yabyo, man. Creative industry yose nukuri mu byumve ko nciye bugufi n'umutima wanjye wose mbasabye imbabazi. N'umuntu wese naba naratutse kuri social media, naba narasubije nabi, nawe umbabarire. Reka nongere mbisubiremo. Mutagira ngo wenda byangwiririye ku munsi w'ejo ntangije challenge, kandi ntabwo ntangije challenge mbi. Ngiye guchallenginga abantu 50. Ngiye ibintu byo kwigira ndi ingabo ndabiretse. Ngira ngo wumvishe neza amashusho y'umunyamuziki akaba no munyamakuru Nyarwaya Innocent wamenyekanye nka Yago Pondati. Yago rero ngira ngo niba warakukiye showbiz turebye wenda twafata nk'umwaka washize ne twafata mbere yaho gato cyane. Yago n'umuntu wagiye avugwa muri Beef Papa, avugwa muri saga zitandukanye, arabesherwa maybe yuko bimwe bavuze ari ukuri, ariko reka nitugafate ibintu bibi ngo duhite tubigereka ku muntu tutarabibonera fact. Reka byibuza uzabe uwo gushimangira ikintu ko ari ukuri ari wowe ufite ibimenyetso. Ariko nanone reka tuvuge yuko ari ibyavuzwe, twere kuvuga yuko yabeshewe cyangwa byari ukuri. Ariko ngira ngo niba wiyumviye izi video byo nango turabitindaho kubera yuko nagerageje kukwereka n'amashusho kugira ngo nawe ubisobanukirwe. Ariko umuntu bita Yago kabisa niba ari akarengane yahuye nako reka tubyirengagize, wenda ibyo ngibyo natwe nitwapfa kubimenya neza. Ariko Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago yagiye kuva mu Rwanda bro, kugeza wumve aho yagiye gusohoka mu gihugu cy'u Rwanda, wumve urwego ibintu byari byafashwe. Ngira ngo yaje kwitaba RIB, nabyo mwarabibonye RIB za kumutumizaho kubera yuko yari kuvuga muri saga zitandukanye, ngaho Yago na Jihad inkuru mbi cyane tutagarukaho bagiye bagirana utuntu tw'udusaga, Another Day ba Brian n'abantu batandukanye. By'umwihariko nureba bose uraza gusanga mu myidagaduro cyangwa muri showbiz yo mu Rwanda usange ari amazina akomeye bagiye babifingana, usange ari amazina akomeye bagiye bagirana ikibazo. Reka tubyite amatiku, nubwo nta muntu w'umugabo ugira amatiku, ariko reka dukoreshe iyo terime kugira ngo wowe nkurikiye ubyumve neza. Rero Yago ngira ngo wari umuzi nk'umunyamakuru rwose wakoraga neza, ariko ku ikubitiro byagiye gupfa byose Yago agitangira kariyeri ye y'umuziki. Ubwo yakoraga indirimbo Suwejo amashyi arakomwa, ariko byagenze bite ngo nyuma y'izo ndirimbo Yago aze kwisanga ari kuvugirizwa induru? Byagenze bite ngo Yago aze kwisanga adashyigikiwe? Yari umuntu wazamuye abahanzi batandukanye, numva yuko yakaba yari umuntu wo kwiturwa ya neza yagiriye abandi, ariko Yago nigeze yerekwa urukundo hano mu Rwanda. Maybe yuko wowe uri kundeba wabona yuko uri mu bamuvugirije induru, wabona uri mu bamwimye support yawe, ariko se tubigaruke uyu munsi. Wumvishe indirimbo nka Suwejo, ukumva indirimbo Rata, Umuhoza, Siswingi, ukumva Amashagaga, ukumva indirimbo bita maybe Erohari, wumve indirimbo zitandukanye. Wumve indirimbo zitandukanye za Yago Pondati, umbwire nawe binyujije muri comment, ese koko waribeshye umuvuga nabi cyangwa se wamuvuze neza ijwi ryawe riburizwamo n'iryagira iyo rigera? Yari abikwiriye se umuziki wabonaga nawe ari nta kigenda, cyangwa se umuziki we wumvaga ari umuziki mwiza na nubu nashaka komeza ashyiremo agatege? Iyi minsi tuvuyemo rero maybe uko ibitabibonye ushobora gukoresha YouTube warabibonye ukabyirengagiza, cyangwa se ntiwanabibonye. Yago yasohoye indi album, ngira ngo warabibonye mu Rwanda ubwo yaronshingaga album ye rwose
ni ibirori bitoroshye, aho abo yatumiye bamwe bavuganye ko baraza ntibaza. Ibirori bivugwa yuko byajemo abantu bake, ariko Yago nyir'ubwite we yagaragaje yuko yari anezerewe. Rero Yago nyuma y'ibyo bibazo byose yaje guhungira, cyangwa se reka twere gukoresha ijambo guhungira mu nyihanganire, yaje kwerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ajya gukomerezayo akazi ke. Wenda tuvuge yuko yaje kugabanya uburyo akoramo, ariko Yago aracyakora still. Ni umunyamakuru kandi mwiza kabisa, ni umunyamakuru wafatirwaho urugero. Rero reka tugaruke kuri alubumu ye yashyizwe hanze mu minsi mikeya yashize. Uyu nguyu Nyarwaya Innocent ashyiraho indirimbo nziza kabisa, ndayigukumbuje. Niba utarayireba nawe wagerayo ukayireba. Reka buriya tujye tureba ibintu twumva amatiku tujye dute, ariko twitandukanye nabyo. Umuntu nakora neza tujye tuvuga duti excellent, umuntu nakora neza tujye tuvuga rwose tumwerurire, tumubwire yuko yakoze neza. Na album rero njyewe ku ruhande rwanjye nk'umuntu wayumvise cyangwa nk'umuntu wabashije kuyivayibinga, nakubwira imeze neza, nakubwira irimo ubuhanga, irimo imyandikire imeze neza, aba producer b'abahanga, umuhanzi w'umuhanga. Wenda sinaje kwamamaza iyi album, reka tubyihorere banze nkubwire impamvu nje kuvuga kuri Yago. Twagiye tumwumva rero muri ayo matiku twagiye tuvuga atandukanye, ariko ubwe mu minsi yashize nk'ibiri cyangwa se umwe yafashe umwanya asaba imbabazi Jihad. Tuzi bagiye bagirana ibibazo bikomeye. Jihad nkwibutse yuko ari umunyamakuru wa Isibo. Rero yafashe umwanya aravuga ati njyewe Yago nyuma y'igihe aruhura umutima, yumve abohotse, asaba imbabazi Jihad. Okay, niba ubonye izo video nkuko nzikweretse, wowe urabona Yago koko mu mbabazi yasabye Jihad ni ibintu byari bivuye ku mutima. Reka nabyo tubyihorere ubwonko bwo weho uzi uko waruca, ari we babwiye ngo uruce. Yago rero si ibyo gusa, ahubwo yaje kuvuga yuko akeneye amaboko ya bya bikoko binini hano mu Rwanda. Yaje kuvuga yuko akeneye amaboko rwose yaba abantu bafite influence y'abantu, yaba abantu rwose tuvuga yuko ari amazina akomeye. Aho yaje kuvuga yuko afashijwe na MC Anita Pendo, nawe akaba n'umunyamakuru Lucky Nzeyimana, MC Tino. Aza kuvuga yuko bakuru be cyase bagenzi be n'abarumuna be, avuga ba Yago, avuga ba Phil Peter, musori avugana ko ba Irene, avuga ba Phil Peter, avuga ba Dumba. Muri make we yaje kugaragaza yuko noneho byaba ari iby'igiciro kuri we baramutse bamufashije mu kuba ba promotinga iyi new album cyangwa se iyi album ye nshyashya. Ibingibi Yago abyivugira abyujije kuri YouTube channel ye, abyivugira imbona nkubone muri video nkuko nawe ubibonye muri video nagiye nkwereka. Ese Yago wabivuze aseka kuriya? Yago yarakomeje ntiyarakomeje? Weho wabibonye ute ukurikije ko wamubonye akamwenyu yari afite n'ibindi bitandukanye? Ndagira ngo nawe ubinyuze muri comment section, gusa tuvuge yuko byaba ari iby'umumaro, byaba ari ibyiza twongeye kubona bamwe mu bakomeye muri media yacu bari gushyira hamwe, bari gusenyera umugozi umwe, bari gufatanya, kuko natwe byazaba ari byiza kuri future y'u Rwanda, byaza ari byiza kuri future muri showbiz yacu, mu myidagaduro niko yarushaho gutera imbere bashyigikiranye umwe ku wundi kabisa. Byazaba ari ibintu byiza byatari. Benda uri umusikama araduskaminze, wasohoye iriya repete. Turavuga dute kubera gahenda Benda yagize, umva tugomba gushyiramo imbaraga tukamutama ama challenge. Umva iyi boro ye ikaba international, utubwira kuko twarabyumvaga natwe agahinda karatwica. Benda utumye numva yuko nanjye ubwanjye na yaca nawe batayibye, uraduskaminze Benda why? Nubundi ko ibintu byawe tutari kubura kubikunda, niyo utari kwitubeshya kuriya ntabwo twari kubura gukunda boro yawe. Utubwira ngo Diyezi ngo yanze ko mukorana indirimbo ngo nibiki bya twumve birababaje, kuko twumva gahinda mbega amarira, twumve turababe, tuvuga ati nje yanigene nicaye na bro wanjye ninjoro ndavuga ati ndi Benda nashyira hanze nkamwemeza. Tubona uyishyira hanze, uyishyize hanze, turavuga ati cyaza arakome. Kumbe waraduskamingaga bro, niturije ngiyi boy maze kugira 100,000 koko
mani uradusikaminze kandi ntago ari byiza gukina n'abafana gusa nanone ntakundi ubwo yari content ariko ntago ari byiza Cano ntago yagiye yarabeshye urumva ubwo uratubeshya na ya cano ntago wayibuze wari uri gushaka nyine gutera inyuma abanyarwanda kandi ko kaba mani Benda uradusikaminze none se uko mwasubiranye ntuze ngo tubwire ati noneho wa mujama yemeye tugiye gukora boro n'ibiki n'ibiki ubwo se urebye ino ndirimbo babona ko bano bantu bigeze bagera mu kibazo cyangwa urebye na kaka boro bafata nyuma y'indirimbo Benda uri umusikama we wa hambere Guys, ngira ngo wumvishe uno mukobwa ngewe nashatse kukubwira izina rye, ngira ngo wumvishe uno mukobwa nashatse kukwereka amashusho ye, nizere yuko umwumvise neza. Iyi rero utagira ngo ni inkuru natangaje mu buryo bw'ibanga, utaza kuvuga ngo harimo ikosa mu buryo nyitangajemo, kuko nyirubwite nyiri inkuru we yemeye yuko ijya hanze arayihishyirira. Rero muri ubwo buryo niko natwe tuyikoresheje. Ese tugarutse ku bya General Benda n'uyu muhanzi Diezdora, wowe urabyumva ute, wabibonye ute? Cyane cyane yuko ni indirimbo yabaye viral kuko mu masaha 19 yonyine yari igwije views zingana n'ibihumbi 104. Ako ngako nakazi katoroshye rwose, twavuga yuko ari ibyakabaye byari bikomeye, gusa Imana iza kubigira ibyoroshye. Mu minsi ishize cyangwa mu byumweru bishize, nyuma yuko Benda yagiye atubwira ibye no gutana n'umukunzi we Shakira, ariko ibyo sibyo turagarukaho cyane. Ngira ngo mwabonye indi nkuru yabiciye, mwabonye amarira ye, mwabonye agahinda kenshi cyane. Ni ibintu bidasanzwe bo kubona umusore nk'uriya, umusore ungana nawe cyangwa umusore ungana kuriya, ubona afite agahinda kakagaragarira abantu, agahinda akagaragaza hafi kurira no guhogora rwose, avuga yuko TikTok ye yibwe. Ibyo ngibyo nabyo reka twere kubitindaho, gusa umukobwa numvisha ibyo yavuze ati byashoka ko na TikTok itibwe. Ese weho ni kubibona? Gusa reka twere kujajiga Benda, mwabantu mwe murambabwira nitugace urubanza, murambabwira nitukavuge amakuru tutazi neza. Gusa maybe yuko gukeka nubwo ari icyaha, ibyamukora byo ni byinshi, ibyamukora ni byinshi kabisa wakeka, ariko reka twere guca urubanza, wenda dutegereze yuko nyuma hari icyo twazabenya. Yaje kuvuga rero kubijyanye n'indirimbo ye bise Repete. Indirimbo yaje kuvuga yuko management y'umuhanzi Diezdora abamureberera inyungu, cyangwa se byite gutyo kujya byorohe mu rurimi rw'ikinyarwanda, n'abamureberera inyungu. Abareberera inyungu rero umuhanzi Diezdora byaje kuvugwa yuko abangaba bari banze gukorana na General Benda video. Yes, audio yari yarangije gukorwa rwose, umuziki umeze neza, ariko video niho habaye ikibazo kubera yuko bamusabaga ko yakoresha amafaranga angana na miliyoni 5 z'amadolari kuzamura. Bari abahungu kabisa imibare yabo bayibarira mu madolari, ubwo mu manyarwanda miliyoni bari bamusabye ibihumbi 5 byibuza, akaba ariyo karite cyangwa se ubwiza bwa video kugira ngo imere neza, ikaba yatwara amafaranga angana n'ibihumbi 5 by'idolari. Rero uramutse ushyize mu manyarwanda ayo ngayo n'amafaranga ajya gusanga miliyoni 7 ya cyazinarengaho. Reka tugenekereze tuvuge yuko byibuza ari kuri icyo kigero. Urumva rero na amafaranga twavuga yuko atari makeya, na amafaranga twavuga yuko atari makeya. Noneho kwikubitiro ry'umuntu ugitangiye gukora umuziki, umuntu uri kubyinjiramo, yego yarasanzwe muri showbiz, ari umuntu uzwi, yarasanzwe ari umuntu umuziki awitabira, ariko atawitabira nk'umuhanzi, ari nk'umubyinnyi gusa. Urumva yuko yari amafaranga menshi. Rero yavuze yuko yananiranywe na management video itazajya hanze. Ibyo gihe abantu mwamugiriye impuhwe cyangwa se twamugiriye impuhwe cyane, aribwo yaje kudropinga audio rwose iragenda iba viral cyane, irakundwa, irasakara. Abantu nango twabitinzeho cyane yuko twari turi kubona n'umuziki umeze neza cyane. Rero byaje kugera aho badropinga cyangwa bashyira hanze amashusho y'indirimbo, ariko ikibazo cyo kwibazwaho cyane kuri General Benda, yararize cyane, ararira cyane, avuga yuko banze ko bakora kuri big project ye, banze yuko yasora igihangano cye cya mbere rwose mu buryo buziguye. Ariko nanone ikibazo cyo kwibazwa ko iki General Benda ataje kugaruka after ibyo byose, ngaza avuga ati
byagenze gutya, yongere agaragaza ibyishimo ko numva n'ibintu byamunejeje, aze agaragaza ibyishimo avuga ati byaje kurangira, abarebera inyungu z'umuhanzi Diezdora twumvikanye, indirimbo irajya hanze, ngo abigire ibintu abyegereza umutima nk'uko yegeje umutima ka Gahinda, byibuza aze namwe nk'abafana bibe ari ibintu byabiciye, mwongere mubimenye. Mbwira muri komenti nawe uko wumvise iyi nkuru. Ndagushimira rero weho wakomeje kunkurikira muri kino kiganiro, weho waneze amatwi kuva gitangiye kugeza kirangiye. Nje twakibanyemo n'ubundi ni Fix nta cyahindutse, nkaba nkubwira ni nyamuneka niba utakoze subscribe ukaba wagoswe cyangwa wacikanwe, ndakwibukije kanda subscribe, dukomeze kwiyubakira umuryango mugari. Rero ndagushimye, reka tuzasubire ubutaha. Ciao ciao.